Bashuti bakunzi bacu bakristo bavandimwe banywanye umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paul Gikondo, turabasuhuje tubifuriza amahoro n'amahirwe imigisha y'Imana basakareho mu intangiro y'umwaka. Turi ku cyumweru tariki ya 4 Mutarama aho Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru kwigaragaza kwa Nyagasani Yezu Kristo watuvukiye we rumuri rw'amahanga. Mukanya rero dusoje igitambo cya misa kuri Paroisse Gikondo, igitambo cya misa ya mbere, tukaba tuzamutse hano twerekeza hano ku mpinga ya Murambi kuri centrale yitiriwe Mutagatifu Paulo, ahagiyeho tugiye gukomereza igitambo cya misa ya kabiri y'uyu munsi kuri twebwe, ariko hano i Murambi akaba ari misa ya mbere. Misa ya mbere igiye gutangira ku isaha ya 3:00, ntabwo bisanzwe, hari impamvu. Uyu munsi rero nkuko nahoze mbivuga, hari impamvu itumye hano muri centrale ya Murambi misa ya mbere gutangira 3:00. Tumaze igihe muri Paroisse ya Gikondo turi mu matora. Twarangije umwaka wa 2025 turi mu matora. Amatora yatangiye mu kwezi kwa 10 kugeza mu ntangiriro z'ukwa 12 umwaka ushize. Uyu munsi rero hano i Murambi Paroisse ikaba ije kumurikira abakristu, abayobozi batowe mu minsi ishize n'abayobozi bagize inama y'Ikenurabusyo ya Paroisse. Aberekanwa bakaba bagizwe n'abayobozi b'impuzamiryango remezo zatowe zose, abayobozi ba centrale zombi, centrale y'Inyarurembo Saint Vincent Paul hari Gikondo, n'umuyobozi wa centrale hano Saint Paul i Murambi. Berekana kandi abayobozi bagize za komisiyo uko zitandukanye muri Paroisse ya Gikondo, nabo bakaba bagize inama nkuru ya Paroisse. Barerekana kandi abagize biro y'inama nkuru ya Paroisse n'abarayiki bafasha padiri mukuru mu kwishyira mu bikorwa, gukurikirana imyanzuro iba yafashwe n'inama nkuru ya Paroisse. Niyo mpamvu rero uyu munsi kuri munsi ukwigaragaza kwa Nyagasani hano muri centrale ya Murambi hari bube misa imwe, misa iri butangiye ku isaha ya 3:00 mu kanya, kugira ngo abakristu bamurikirwe, abayobozi bitoreye, abamurikirwe abayobozi babahagarariye mu nama nkuru ya Paroisse, abayobozi bazabahagarira mu byemezo bizafatwa mu rugendo rwose rw'umwaka umwaka w'ikenurabusyo. Kuri Paroisse ya Gikondo kandi mu kanya 4:00 hakaba ari bube misa ya 3 isanzwe itangiye ku isaha ya 4:00, ariko nanone muri iyo misa abaririmbyi b'inyenyeri n'abana bakora ubutumwa bwa muririmbyi b'inyenyeri bakaba busoze ubutumwa batangiranye n'umunsi mukuru wa Noheli. Uyu munsi rero ukaba mu misa ya 3 itangira 4:00 mu kanya akaba rusozwe ubwo butumwa bw'abaririmbyi b'inyenyeri. Ni n'umwanya kandi muri Paroisse ya Gikondo aho uyu munsi abana bari buhabwe Noheli y'abana. Numva rero ko ni byiza bije byuzuzanya Paroisse ya Gikondo, Noheli y'abana, hano centrale ya Murambi, kwerekana abayobozi bamaze iminsi batowe n'abakristu. Ni byiza bihurirana mu butumwa bunyuranye muri Paroisse ya Gikondo. Twifurije mwese rero gukurikirana iyi mihango no gukomeza kugira icyumweru cyiza cyo kwigaragaza kwa Nyagasani Yezu Kristo. Igiye muri kumwe hano i Murambi ni Joseph Umukiza ugiye kubafasha kubagezaho no kubakurikirana ibibera ahangaha. Mugire icyumweru cyiza. Dore Nyagasani yaje ari umutegetsi uganje n'umwami nyir'ububasha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Yezu Kristo akuzwe. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka, dukomeje kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026.
umwaka uzatubera umwaka w'imigisha, uzatubera umwaka wo kwegera ubwiza bw'Imana, uzatubera umwaka wo kurushaho gukura mu kwemera no mu kwizera no mu rukundo, uzatubere umwaka w'amata n'ubuki, maze mwese muzatunge mutunganirwe, muzabyare muheke, muzagire umugisha mu rubyaro rwanyu, mugire umugisha mu mirimo yanyu, kandi umugisha w'Imana uzaduherekeze aho tuzaba turi hose. Turacyari no mu byishimo bya Noheli, dukomeza kwishimira ivuka rya Yesu Kristo, umwana w'Imana, umukiza n'umucunguzi. Dusabe akomeze kuvukira mu buzima bwacu, mu mateka yacu, akomeze ayatagatifuze. Uyu munsi Kiliziya irizihiza umunsi mukuru wo kwigaragaza kwa Nyagasani. Ni icyumweru bita icyumweru cya Epifaniya. Wa mwana wavukiye i Betelehemu yatangiye kwigaragariza amahanga. Natwe byanjye bikunde umwana w'Imana aratwigaragariza, aratwihishurira, aratwiyereka. Dusabe kugira muri iki gitambo cy'Ukaristiya Imana Nyagasani twohereze ingabire za Roho Mutagatifu, tubashe kwakira umwana w'Imana waje adusanga, uje kutwigaragariza, maze ubuzima bwacu bwose burusheho kurangwa n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Ngaha aho wa mwana wari wavukiye mu kavure, wa mwana wari uryamanye n'amatungo, nyamara kandi ari Imana y'ijuru n'isi, isi y'ijuru n'isi, abami baturutse amahanga yose baramumenya. Nawe ubwo nta kabuza, ubwo yigaragarije abo bami b'amahanga yose, yigaragariza isi yose ko ari we mwami w'amahanga. Nabyo twumvise yo nyine mu isomo rya mbere, aho umuhanuzi Izaya yari yanditse ngo, yewe Yeruzalemu, haguruka ubengerane, kuko urumuri rwawe ari nguru, kandi ikuzo ry'Uhoraho rikaba rikurasiyeho. Ngo nyamara dore umwijima utwikiriye isi, n'icuraburindi ribundikiye amahanga, ariko wowe Uhoraho azakurasiraho, n'ikuzo rye rikubengeraneho. Amahanga azagana urumuri rwawe, abami basange umucyo ukurasiyeho. Kebuka impande zose maze witegereze, dore bose barakoranye baje bakugana. Abahungu bawe baturutse iyo bigwa, n'abakobwa bawe baje bahagatiwe. Nuko uzabirebe maze unezerwe, umutima wawe wisimbize, utaratswe n'ibyishimo, kuko ari wowe bazazanira ubukire bwo hakurya y'inyanja, n'umutungo w'amahanga ukazataha iwawe. Amashyo y'ingamiya azakuzuranaho, ingamiya zikiri nto n'iza Madiyani n'iyifa. Abantu bose bisaba bazaza bikoreye zahabu n'ububani, kandi baze baririmba ibisingizo by'Uhoraho. Ibyo rero hujujwe ibyo umuhanuzi Izaya yarahanuye imyaka n'imyaka mbere yuko aho ngaho Yeruzalemu izabengana ikuzo, maze urumuri rw'amahanga rwose rukayirasiraho. Nguko uko babami bageze aho ngaho, barapfukama, baramuramya, maze bamutura amaturo yabo, ya maturo akomeye, ngo bamutura zahabu, bamutura ububani, bamutura n'imibavu. Uyu munsi bakristo bavandimwe, byanjye bikunde natwe umwana w'Imana watuvukiye aratwigaragariza. Byanjye bikunde umwana w'Imana wavukiye i Betelehemu, wavukiye mu mateka yacu, aratwihishurira, aratwiyereka. Iyi minsi mikuru ya Noheli twatangiye kwizihiza mu gihe cya Advent. Imbere yaho ngaho twitegura, umuntu wese witeguye mu mutima we, umuntu wese wateguye ikirugo mu mutima we cyangwa mu buzima bwe, byanjye bikunde umwana w'Imana arakwihishurira. Byanjye bikunde umwana w'Imana arakwigaragariza. Umwana w'Imana arakwiyereka. Igisigaye no kumenya ngo kuba ari abami bo bakimara kumenya bapfukamye hasi bakamuramya, bakamutura amaturo yabo, wowe byakugendekeye biti. Umwana w'Imana amaze kukwiyereka no kwigaragariza, wibutse gupfukama hasi nawe uramushimira, wibutse gupfukama hasi uramuramya. Abandi ngo bamutuye zahabu, bamutura ububani, bamutura n'amaremane, wowe uzamutura iki? Uramutura ibijumba,
uramutura ibishyimbo, uramutura bodaboda, uramutura iki? Hari igihe usanga rero tugira gutya tukagavura n'Imana, kandi amara ibyo utunze byose n'ibyo niwe yabiguhaye, n'ubuzima bwawe ye ni Imana yabuguhaye. Uyu mwana w'Imana wakuvukiye, uyu mwana w'Imana winjiye mu mateka yawe, winjiye mu rugo rwawe uhazanye amahoro, winjiye mu muryango wanyu uhazanye umugisha, muramutura iki? Muramutura iki? Buri wese yibaze icyo agomba gutura umwana w'Imana. Imana yigize umuntu, yigize ubusa kubera wowe, ikaza ikaryamana n'amatungo, ikaza ikigira akana gatoya kubera wowe, kubera urukundo igufitiye, kugira ngo utazarimuzwa n'ibyaha byawe. Wowe uwo mugisha w'Imana urawitura iki? Umugisha w'Imana wamutura iki? Aho ngabo nyine bari bafite zahabu, bari bafite ububane, bari bafite iyo mibavu, wowe wese uratura iki Imana? Uyitura, uyishimira urwo rukundo ruhebuje Imana yakugiriye, urwo rukundo ruhebuje Imana ikomeje kugaragariza. Uwo mugisha ugiye kwinjira mu mateka yawe no mu rugo rwawe. Ubu kubera umwana w'Imana watuvukiye, na ya mateka yawe ashaririye ubagiye guhinduka amateka matagatifu. Na handi bakwitaga umwana w'ikinyendaro, ntabwo uzongera kwitwa umwana w'ikinyendaro, uzitwa umwana w'Imana, kubera ko umwana w'Imana yavukiye mu mateka yawe arayatagatifuza. Ntabwo uzongera kwitwa mu muryango w'abarozi, ntabwo mukiri abarozi, muri abana b'Imana, kubera ko umwana w'Imana yavukiye mu muryango wanyu arabatagatifuza. Ntabwo mukiri mu muryango w'abicanyi, ntabwo mukiri mu muryango w'abanyamwako batera umukasigo n'imyako, muri umuryango mutagatifu, kubera ko Imana nyirizina yavukiye mu muryango wanyu ikawutagatifuza. Ahari umuvumo ikahashyira umugisha, ahari agahinda ikahashyira ibyishimo. Ntabwo kiba mu muryango w'abaruharwa, uri umwana w'Imana. Ntabwo kiba mu muryango w'abasinzi, ntabwo kiba mu muryango w'abasambanyi. Ubu uri umwana w'Imana wujuje ibyangombwa 100% niba aratura rifite, kubera ko umwana w'Imana yavukiye mu mateka yawe, yavukiye mu muryango wawe, mu rugo rwawe akarutagatifuza. Wowe uwo mwana w'Imana ukwigaragaje, ukwiyeretse, uramutura iki? Bandi iyo bamenye barapfukamye baramuramya, barangije bamutura amaturo yabo. Natwe rero mu kwizihiza uyu munsi mukuru wo kwigaragaza kwa Nyagasani watwigaragarije, natwe tumuture ibyo dutunze byose, tumuture ubuzima bwacu, tumuture abana bacu, abavandimwe bacu, tumuture ubuzima bwacu, maze Nyagasani akomeze dutagatifuze, akomeza duha umugisha uturuka ku ijuru. Iyi minsi n'uyu mwaka dutangiye bizatubereka ko umwaka w'imigisha. Igishimishije rero, babambi bamaze kumuramya no kumutura amaturo yabo, basubiyeyo batashye, ya nyenyeri ntabwo yongeye kuza hejuru, ntibongeye kuyibona. Ubundi ya nyenyeri buriya ishushanya hari ikintu cyose kikujyana ku Mana. Nyenyeri ishobora kuba ari umuryango remezo, ishobora kuba ari umuryango ishapure wavuze, ishobora kuba se misa wagiye kumva ikakugeza ku Mana, ishobora kuba se umuvandimwe wawe mubana, kubera iyo nyenyeri kugeza nyine aho ikwereka aho umwana w'Imana ari. Ariko batashye ya nyenyeri ntiyongeye kuza, kubera ko iyo wahuye n'umwana w'Imana ukamubona, ukamuramya, ukamwakira, ntabwo wongera gutegereza ibindi bikuyobora. Ahasigaye urumuri rw'umwana w'Imana rukurasiraho, noneho ukayoborwa n'urumuri rw'Imana n'umuri rwa Roho Mutagatifu, ukabasha kugenda neza. Ngo batashye, Herode yari yababwiye ngo nimugende, nimumara kumenya ahantu ari muze kuza kumbwira nanjye njye kumuramya. Ariko Herode yaribanje, ari kubabeshya, yarindyarya, ari kugira ngo nibaza kuhamwereka aze kujyayo ajye kumwica. Noneho ngo baburirwa mu nzira, ngo bagiye gutaha, ntibanyura kwa Herode, banyura indi nzira, basubira mu gihugu cyabo. Umuntu yamaze guhura n'umwana w'Imana, umuntu yamaze guhura nawe akamubona, akamumuramya, akamumenya, ntabwo yongera kunyura mu nzira zindi yacagamo. Ntabwo yongera kunyura mu nzira zo kwa Herode, aca izindi nzira agataha.
iyo umaze kubona umwana w'Imana ukamwakira mu mateka yawe no mu buzima bwawe, uhindura amayira. Ntabwo usubira mu nzira zo kwa Herodi. Oya, ubu namwe ndabasaba ngo umuntu wese uza gutaha, nimutaha ntimunyure mu nzira mwanyuzemo. Ntihagire unyura mu nzira yanyuzemo. Kandi mu Kinyarwanda bakundaga kubivuga ngo ntuzajye unyura mu nzira wanyuzemo ugenda, hato bataba bariguteze cyangwa abarozi bakubonye bakagutega. Ariko izi nzira batubwira ntabwo ari inzira z'ubutaka, ahubwo ni inzira z'ubuzima. Muntu waje gusenga uyu munsi wari uri mu nzira z'ubusinzi, nutaha umaze kubona umwana w'Imana, umaze guhabwa Ukaristiya, wapfukamye ukamuramya, wa mwana yakwigaragaje ko ari Imana, ntiwongeye kunyura mu nzira z'ubusinzi. Muntu waje ufite umujinya, ufite umushiha, watonganye n'umugore wawe kubera kamere yawe, kamere yarakunaniye, akantu gato karavuga ugatangira ugashihagurana, ukavuga nabi. Nta kintu kirimo kubana n'umuntu ugushihagura. Muntu rero waje ushihagurana, ufite umutima ushihana, ukaba wahuye n'umwana w'Imana ukamumenya akakwiyereka, nutaha ntiwongeye kunyura amayira wanyuragamo. Muntu wari umujura, nako kuri iki gihe basigaye bavuga ngo ni ugupyeta. Wapyetaga ibyo baguhaye gucunga kandi bitari ibyawe. Muntu wapyetaga izo nzira, ukaba wahuye n'umwana w'Imana, ahindura amayira, ntiwongeye guca muri izo nzira. Muntu wari mu nzira z'ubusambanyi, muntu wari mu nzira z'urwango, muntu wari mu nzira z'amahane. Hari abantu bagira amahane, naho ubwawe ukaba wiziho kufite amahane, kuvuga nabi. Uyu munsi wahuye n'umwana w'Imana, byanjye bikunde umwana w'Imana wavutse aratwigaragariza, aratwiyereka, aratwihishurira. Byanjye bikunde iminsi mikuru ya Noheli n'iminsi mikuru y'imigisha, umwana w'Imana aratwigaragariza. Iyo umaze guhura nawe rero ukamuramya, ukamutura amaturo yawe, uhindura amayira. Cyane cyane ya mayira y'urwango, ya mayira ya Herodi, ya mayira y'urupfu. Ko Herodi yari abwiye ngo nimugeraho muzambwire, muzagaruke muze mumubwire di. Izo ni inzira za Herodi. Buri wese natekereza inzira ya Herodi ajya acamo. Buri wese afite buriya mayira ya Herodi ajya anyuramo. Amayira y'urupfu, amayira ajyana mu rupfu, abuza abandi amahoro, ashaka guhigira abandi. Uyu munsi mukuru rero wa Epifaniya, uyu munsi mukuru wo kwigaragaza kwa Nyagasani, ni umunsi mukuru udusaba kugira ngo duhindure amayira. Iyo umaze kubona umwana w'Imana ukamuramya, ntiwongera guca mu nzira za Herodi, uca mu nzira z'umwana w'Imana. Rwa rumuri rwarasiye i Betelehemu, rwa rumuri rwarasiye i Nazareti, maze ukabasha kukumurikira. Mbifurije umwaka mushya muhire. Uyu mwaka uzatubera umwaka wo kugendera mu rumuri rw'umwana w'Imana watuvukiye, watwihaye akatwigaragariza. Uyu mwaka uzatubera umwaka w'imigisha, wo kugenda tugendana na Yesu, wo kugenda tugendana n'Imana, kubera ko urumuri rwari rwarasiye i Betelehemu, natwe rwaturasiyeho, n'umwana w'Imana twamwakiriye, turahura nawe turamuramya. Maze koko uyu mwaka uzatubera umwaka w'imigisha, uzatumwera umwaka w'ibyishimo n'amahoro, kubera umwana w'Imana watwigaragarije, watwihishuriye, watwiyeretse, wongeye kutwiha, agataha mu mateka yacu no mu buzima bwacu, akahatagatifuza. Ahari agahinda akahashyira ibyishimo, ahari urwango akahashyira urukundo, ahari ukwiheba akahashyira amizero. Uyu mwaka dutangiye, ntuzihebe ugihumeka, kubera ko umwana w'Imana yavukiye mu mateka yawe. Yaje yatwigaragarije, yatwiretse, kwaje atuzaniye amizero, aje atuzaniye ubuzima. Dusabe kugira ngo uyu mwaka uzatubere umwaka wo gutandukana n'icyitwa amayira ya Herodi yose, ayo ngo yajyana mu rupfu, ahubwo tugendere mu mayira mashya y'umwana w'Imana, yayandi yo mu rumuri, yayandi yo mu mahoro, mu byishimo n'ubuvandimwe. Uyu mwaka uzarangiye koko turi abana b'Imana byuzuye, kandi turushaho kubaka ingoma y'Imana mu bantu. Ni muri urwo rwego tuza gusabira n'inama nkuru ya paruwasi yacu yatowe, kugira ngo aba batowe bagiye kutubera abayobozi ba paruwasi yacu, uyu mwaka wose bazagendere mu rumuri rw'abana b'Imana. Uyu mwaka wose bazayoborwa na Nyagasani Yezu Kristo, maze ubuzima bwabo n'ubuzima bwacu, ubuzima bwa paruwasi yacu buzarusheho kubaho bunogeye Imana, kandi burusheho kubaho bwubaka ingoma yayo hano iwacu Gikondo na hano iwacu Murambi. Umunsi mukuru rero wo kwigaragaza kwa Nyagasani ugirwa n'iyo minsi mikuru itatu. Hari umunsi mukuru w'abami, umunsi mukuru wa kabiri ukurikiraho ni umunsi mukuru w'abatisimu ya Yezu, tuziziza ku cyumweru, ko wa mwana amaze gukura
yaje kubatizwa na Yohani muri Yorodani, ngo Roho Mutagatifu amumanukiraho. Uriya batisimu ya Yezu nayo ni umunsi mukuru w'ukigaragaza kwa Nyagasani. Roho Mutagatifu yamumanukiyeho mu ishusho y'intumwa avuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, uyu nyumvira, mujye mumwumvira. Ngo ijuru ryarakingutse, bumva ijwi riravuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, mujye mumwumvira. Uriya batisimu ya Yezu nayo ni ukwigaragaza kwa Nyagasani. Niho abantu batangiye kuvuga bati wa musore wo kwa Mariya na Yosefu ntabwo asanzwe. Arama yabatijwe, Roho Mutagatifu ajeho mu ishusho y'inuma, babonye inuma imuhagaze hejuru, n'ijuru rirakingutse, bajya kumva bumva ijwi rye. Batisimu ya Yezu nayo ni ukwigaragaza kwa Nyagasani, aho Nyagasani akomeza kutwigaragariza ko ari umwana w'Imana. Umunsi mukuru wa gatatu ni ubukwe bw'Ikana. Igitangaza cya mbere Yezu yakoze akimara kubatizwa, atangiye imirimo ye ku mugaragaro, ni igihe yahinduye amazi divayi, aho yatumiye mu bukwe bw'Ikana, maze ahindura amazi divayi. Abantu bose barumirwa, baratangara ukuntu amazi yari amazi y'umugezi ahindutsemo divayi ishimishije. Ngiyo iminsi mikuru 3 igize uyu munsi mukuru w'ukigaragaza kwa Nyagasani, ari nayo izasoza n'iki gihe cya Noheli, aho tuzizihiza ko Yezu Kristo umwana w'Imana wavukiye i Betelehemu yongeye kutwigaragariza, yongeye kutwihishurira, yongeye kutwiyereka, kugira ngo ubuzima bwacu butagatifuze kandi abwongeremo umugisha w'abana b'Imana. Mbifurije rero Noheli nziza, mbifurije umwaka mushya muhire mwiza, mbifurije kurushaho kwakira umwana w'Imana, kuko ngo abamwakiriye bose abaha ububasha bwo kubaho nk'abana b'Imana, maze umugisha w'Imana utahe mu buzima bwacu, utahe mu ngo zacu no mu miryango yacu, tubashe kurushaho kubaho mu mahoro no mu byishimo bituruka ku ijuru, kandi ubuzima bwacu bwose bukomeze guhesha Imana icyubahiro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bamurikirwe na Kristo mu mirimo yabo, amahanga yose amuyoboke. Musabe kugira ngo igitambo cyacu tunyure Imana Data ushobora byose, uhereje gihesha na ibisingizo n'ikuzo, kandi kitugirire akamaro twegekeza yose ntagatifu. Nyagasani Imana yacu turakwinginze, urebane ubwuzu amaturo ya kiliziya yawe, ubusi yayandi ya zahabu ububani na manemane, ahubwo n'uwo ayo maturo yagenuraga witanzeho igitambo akirya n'ifunguro ryacu, Yezu Kristo umwami wacu, bityo natwe uduhe gukubera ituro rikunogeye ku bwa Kristo umwami wacu.
Yezu Kristo akuzwe. Twongeye kwifuriza umwaka mushya muhire, twifuriza umunsi mwiza wo kwigaragaza kwa Nyagasani. Uyu mwana watuvukiye akaba yatwigaragarije, twongeye tumwakire mu buzima bwacu no mu mateka yacu nkuko twabivuze. Nta kabuza byanjye bikunde, Yezu Kristo umwana w'Imana aratwigaragariza, aratwihishurira, aratwimenyekanisha. Tumwakire mu mateka yacu. Rero reka mbifuriza umwaka mushya muhire, mbifuriza ko umwana w'Imana azatuyobora uyu mwaka wose. Uyu munsi ni ukwigaragaza kwa Nyagasani. Twavuze ko tuza no kugaragaza abayobozi bacu batowe mu rwego rwa paruwasi kugira ngo badufashe ko Nyagasani yatwigaragarije, n'abayobozi bacu batwigaragarize nabo tubabone. Ariko burya niyo twakira abayobozi mu rwego rwa kiliziya, reka twakire n'abayobozi mu rwego rwa paruwasi rwa leta. Nyakubahwa Gitifu, dufite Gitifu wacu ukunda kuza mu misa yacu hangaha, kandi twese ntitujya tumumenya rwose. Nawe ngwino Gitifu umurenge wacu wa Gikondo, utuye hano za mu misano. Wegera imbere tukwifuriza umwaka mushya muhire. Tumwifuriza rwose, turaza kukwifuriza umwaka mushya muhire. Iyo tugize abayobozi b'abakristu biradushimisha kandi bikaduha amahoro. Uyu ni Gitifu wacu mushya w'umurenge wacu wa Gikondo, akunda kuza ahangaha mu misa buri cyumweru, ariko ntimujya mumumenya ngo umenye ko ari umuyobozi wacu. Nyakubahwa Gitifu, rero tukwifurije umwaka mwiza. Uyu mwaka uzakubera umwaka w'imigisha, umwaka w'amahoro n'ibyishimo. Roho wa Nyagasani azabane nawe, agufashe mu butumwa bwawe, mu rugo rwawe. Ahasigaye natwe tugufashe kubaka igihugu cyacu, kibuga igihugu cyiza cy'amahoro n'ibyishimo twakwisha. Murakoze. Haba hari abandi bayobozi bo mu murenge wa Gatenga. Mu Gatenga Gitifu nta waje, ariko nabo turabahetse, kandi buri hagarariye abayobozi bose mu nzego za leta. Reka rero mbere yuko tubereka abayobozi mu rwego rwa paruwasi, noneho duhamagare visi perezida w'inama nkuru ya paruwasi abanze aduhe na raporo y'ibikorwa y'ubuzima bwacu twagize muri uyu mwaka turangije. Hanyuma nasoza turaza kwerekana abayobozi no kuza kubasabira umugisha w'Imana. Nashimire inama nkuru ya paruwasi yose irangije manda yayo, yadufashe kujya kuri ibikorwa byose kugira ngo tubigereho. Gishimishije rero mwumvise nyine uko twashoje wa mwaka cya gikorwa cyacu cyo kwishyura inguzanyo. Igikorwa cy'itafari cyarangiye, ahasigaye ubu tugiye gushaka uburyo tuzongera kwiyubaka tukubaka na kiliziya. Ariko wa mwenda rya tafari rya buri kwezi batongeye kuza kuri gusaba, kubera ko twese twashyize hamwe ngo turangize neza uriya mwenda wacu. Aka kanya yongeye kongera kubereka noneho komite nshya y'abatorewe kuyobora paruwasi muri iyi manda y'imyaka 3 dutangiye. Ko mubizi iteka ryose haba hari abapadiri 3, hari padiri njyewe, hari padiri mukuru, padiri Emmanuel na padiri Izaki, basigaye kuri paruwasi basoma misa. Umunyamabanga wa kabiri Yozefu Mukiza nawe yegera imbere tumwakire. Tukagira n'ushinzwe umutungo wose wa paruwasi, umutungo wacu wabo hano kuri santrale kuri paruwasi, umutungo wose Speciosa Nyambiriza niwe ushinzwe umutungo wacu, nawe yegera imbere tumwakire. Bajya baca umugani ngo ikipe itsinda ntabwo ihindura. N'ubundi abangaba nibo basanzwe batura muri iyi manda turangije. Rwose aba bantu bakoze neza, aba bantu baritanze. Iyi biro yari biro nziza, umva gukorana n'aba bantu biraryoshye kandi bitanga umunezero. Rwose aba bantu barakoze, baritanga, bakora byiza byinshi. Buriya ni abantu bazi n'ubwenge, bazi gushyira hamwe, bazi gutegura ibintu byose. Rwose byagenze neza. Ndongera kubashimira ko aribo mwongeye kugira icyizere kugira ngo bongere batuyobore. Paruwasi yacu rero ifite n'amasantrali 2.
ndagira ngo tubwire abatowe nabo begera imbere. Santrale yacu ya Murambi ya hano hatowe Mbarushimana Augustin, nawe wari usanzwe ari umuyobozi wa Santrale n'ubundi uzatujya kutuyobora. Gikondo, Santrale ya Gikondo Nyarurembo hatowe Habimana Bonaventure, nawe nazi imbere. Ubuzima bwa paruwasi nk'uko tumaze kubugezwaho bubera mu makomisiyo atandukanye, kugira ngo ibikorwa bitandukanye bijye bibera mu makomisiyo neza. Hari abayobozi bashya batowe ba komisiyo y'imiryango remezo hatowe Straton Kamanzi, nawe ni umunyamurambi muramuzi. Komisiyo y'umuryango hatowe Vincent Murenzi, uriya ni uhagarariye imiryango. Komisiyo ya Caritas hatowe Odeta Mukansoro, muramubona. Komisiyo y'itangazamakuru hatowe Joseph Umukiza, muramubona. Komisiyo y'umutungo hatowe Nyangwiriza Speciosa. Ubundi kugira ngo ujye muri biro ya paruwasi ugomba kuba ufite icyo uhagarariye muri paruwasi. Rero bagenda bazamuka mu ntera, bazamuka hejuru bakagera no ku rwego rwa paruwasi. Hatowe hari komisiyo y'ubutabera n'amahoro hatowe Maître Idahemuka Tarsis. Naciye ku munsi yatubwiye ko ataza kuza kuboneka. Ni Maître n'umugabo umwavoka, muramuzi umwavoka ukorera muri yanzu yacu ya paruwasi, igeze kuyobora komisiyo cyangwa ikipe bitaga y'imboni ya paruwasi. Udahemuka Tarsis niwe watorewe kuyobora komisiyo y'ubutabera n'amahoro. Hari komisiyo y'ibikorwa remezo, abatwubakira no kubungabunga ibikorwa remezo byacu hatowe Bayigamba Robert. Hari komisiyo y'uburezi, abatwigira uburezi bwacu mu mashuri yacu kugira ngo bugende neza hatowe Uwimana Tasiana. Hari komisiyo y'umuhamagaro, abaturebera abazajya mu muhamagaro w'upadiri ntanga nanjye imihamagaro yinde, ababikira n'abazashaka. Ni umuryango w'inshuti z'abakene uhagarariwe na Mama Nyesi. Hari komisiyo ya liturujia idufasha gusenga, guhimbaza Imana no mu masakaramentu atandukanye hatowe Noheli Nzabonitegeka. Hari komisiyo y'iyobokamana yahatowe Kariste Kanani, Frere Kariste Kanani, mu kwigisha abana mu by'iyobokamana n'ibindi. Hari komisiyo y'umubano hatowe Leonira Mukankusi. Hari komisiyo y'abana hatowe Frere Jean Claude Nyandwi, ndetse na komisiyo y'urubyiruko akaba Bernardin Kaboyi. Nabo nibo batowe, ariko bazongera gutorwa na komisiyo zihariye y'abana n'urubyiruko. Nyuma y'abangaba bagize komisiyo hakaba hari abandi bayobozi batowe bazayobora impuzamiryango remezo. Impuza ni abantu batoranyijwe mu bakristu, turabitorera kandi tubatora neza, n'amatora yacu yagenze neza. Mumfashe rwose twongeye tubishimire, tubamashimire. Abarinda ikibi cyose, maze uyu mwaka uzabera umwaka w'imigisha kuri bo no ku bakristu bose ba paruwasi yacu, tubisabye ku bwa Kristo umwami wacu. Ngwino Roho Mutagatifu, usangane imitima y'abakwemera, ohereza Roho wawe byose bibe bishya, isi izabone guhinduka. Dusaba Imana yamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Roho w'Imana ngwino,
agize n'umubyeyi Bikira Mariya azagendane nabo, azabashyire mu gishura gitagatifu, mu gishura cye gitagatifu, maze ubutumwa bwabo bwose buzaba ubutumwa kurushaho kunogera Imana n'abantu, kandi bazarushaho kuba ibimenyetso by'ubwami bw'ijuru. Twisabe tujya tuti: ndakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Bikira Mariya utasama mu icyaha, mwamikazi w'intumwa, mwamikazi utabara abakristu, mwamikazi ugira inama nziza, mwamikazi wa Kibeho, mwamikazi w'amahoro, Yosefu mutagatifu, Vincent Pauti mutagatifu, Paulo mutagatifu, bazina bacu batagatifu, batagatifu namwe batagatifukazi b'Imana, tubisabye ku bwa Kristo umwami wacu. Abana bose bazatangira amashuri ejo, nimwegere imbere. Reka nongere ngore abakristo mwese n'aba bana tubasabire umugisha w'Imana. Duhaguruke nabo twongere tubaramburireho ibiganza, n'abana bacu tubasabire umugisha w'Imana kugira ngo uzabaherekeze, n'abarimu babo. Dawe mwiza, twongeye kugushimira ibyiza byose ukomeza kutugira. Tuzi ko icyo turi cyo cyose n'ibyo dutunze byose ari wowe tubikesha. Duhagaze imbere yawe tugusaba umugisha wawe, umugisha kuri aba bana bacu bagiye gutangira amasomo, bagiye gusubira mu gihembwe cya kabiri. Umugisha kuri aba barimu babo, abarezi babo bagiye kubafasha iteka uko bwije n'uko bukeye. Dawe mwiza, bamanureho umugisha wawe, umugisha wawe wamanukireho, bazabashe kurangiza neza ubutumwa bwabo. Abana bazige neza, abarezi bazabarere neza, bazagire umugisha mu butumwa bwabo no mu masomo yabo. Roho wawe azabamurikire, azabarinde ikibi cyose, maze uko bakura mu bwenge, uko bakura mu myifatire yabo, bazakure barushaho no kugira igitinyiro cya Nyagasani, bakunda Imana na bagenzi babo. Umugisha wawe numanukire kuri aba bana, umanukire ku banyeshuri babo bacu, abarezi babo, ababyeyi babo, maze twese dushyire hamwe mu kubaka igihugu cyacu na kiliziya yacu, ubuzima bwacu bushoboka kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Tubisabye ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nyagasani Imana wabakuye mu mwijima akabageza mu mucyo w'agatangaza, nabagirira ubuntu abasesekazeho umugisha we, kandi aho imitima yanyu guhamya imizi mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Ubwo kandi mukurikira Yezu mumwizeye, we wagaragarije isi yose uyu munsi ko ari wenyine rumuri rumurikira mu mwijima, nabahe namwe kubera urumuri abavandimwe banyu, maze mu mwanya padiri mukuru ndetse na visi perezida bamaze kutugezaho, visi perezida tugejejeho raporo y'ibikorwa by'ibyakozwe mu mwaka wa 2025 ndetse na gahunda y'ibikorwa biri imbere. Padiri mukuru nawe adutangarije, atweretse abayobozi duherutse gutora mu nzego za paruwase. Nk'umukristu, iyo ubuyobozi bwa paruwasi bubamurikiye raporo y'ibikorwa bibigisha iki? Igikorwa cyiza cyane dushima, ndetse ntabura kuvuga ko ari ubupfura cyane, kuko icyambere kuba tubonye abayobozi bagiye kutuyobora biradufasha kumenya mu buzima busanzwe, uwagira ikibazo akamenya uwo yakibaza kuko ari umuyobozi yabonye azi neza. Icyo rero ni igikorwa cyiza cyane kandi twashimye. Ikindi rero twashimira padiri mukuru kuba
kubabasha kutugezaho gahunda uko zimeze, uko ibikorwa byapanzwe, kuko ni ibikorwa tuba twarakoreye hamwe, bidufasha kumenya icyagenze neza n'ikitaragenze neza, tukamenya icyo dukosora, bityo tugakomeza kujya imbere, dutera imbere muri byose. Turabikunda cyane rero, biradushimisha nk'abakirisitu kuba imyanzuro yose twagizemo uruhare, bidufasha kuba tumenya uko byabashije gushyirwa ku murongo, byakemutse, ibitarakemutse, kugira ngo rero tubashe gukomeza kugendana muri uwo murongo. Nk'iyo mwumvise muri raporo y'ibikorwa babatangariza uko ingengo y'imari yinjiye n'uko yakoreshejwe, ni irihe shusho bibaha mwe nk'abakirisitu mu miyoborere ya paruwasi yanyu? Nibyo nahoze mvuga, tubasha kubona icyo tutabashije gukora twifuzaga, tukabasha noneho kwishakamo izindi mbaraga zo kugira ngo mu gihe kizaza tuzabe dufite imbaraga zirenze, bijyanye n'uko intego yacu se yagezweho cyangwa ntiyagezweho. Noneho babahagagarije, babamurikiye komite ya za santarare, abayobozi ba santarare, abaza komisiyo, abimpuza. Nk'abakirisitu, iyo mubonye abayobozi nka kuriya bavuye muri mwebwe bagiye kongera kubahagararira, noneho bakabamurikira mbere y'uko binjira muri manda mu nshingano zabo batorewe, ni iki mwabifuriza? Ikintu cya mbere ngira ngo wabonye ko kiliziya yari yuzuye, abantu twese twari duhari twitabiriye. Bwa mbere ni ikimenyetso cy'uko tubayobotse nk'uko twabitoreye. Mbere tubatora basezeranyije tubabwira ko tudaherutse tubashyiraho ngo tuzabatererane. Kuba rero twaje uyu munsi nabo bakatubona turi benshi, ni ikimenyetso cy'uko nubwo twabatoye twanabayobotse. Rero biratunyura cyane gukomezanya n'abantu twitoreye badafite icyo batunenga, kuko intambwe ya mbere kwari ukuboneka kugira ngo babone ko twabayobotse kandi duhari, kandi tuzakomeza gukorana nabo igihe cyose. Igihe cyose. Mwarangiza mutwibwira? Nitwa Emmanuel Nzeyimana, ndi umuturage utuye muri paruwasi ya Gikondo, santarare ya Murambi, nkaba n'umuyobozi w'umuryango remezo Yohani Batista wa Sare. Turabashimiye cyane kandi dukomeje kubifuriza umwaka mushya muhire namwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Muri mwanya turi kumwe n'umuyobozi mushya wa komisiyo y'imiryango remezo, aratangira twibwira. Murakoze, nitwa Strato Kamanzi, akaba ari igihe watowe muri komisiyo y'imiryango remezo ku rwego rwa paruwasi. Yego. Strato Kamanzi, rero tubanje kwifuriza ishya n'ihirwe mu nshingano nshya mwatorewe zo kuba umuyobozi wa komisiyo y'imiryango remezo muri paruwase yose, uvuga santarare ya Murambi na santarare y'Inyarurembo hari Gikondo. Nk'umuyobozi mushya wa santarare wa komisiyo y'imiryango remezo, ni izihe ngamba cyangwa se mwabanje kwakira mwakiriye mute inshingano nshya mwatorewe mucyumva ko mutorewe kuba perezida wa komisiyo y'imiryango remezo? Urakoze Bwana Joseph. Iyi komisiyo byaranshimishije kuyinjiramo nk'umuyobozi wayo, kuko ni ubutumwa kandi n'ubundi nari nsanzwe ndi mu butumwa bwa kiliziya. Byaranshimishije cyane, kandi nshimira n'Imana yatumye n'abakristo bangirira icyizere. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nari nsanzwe ndi umuyobozi muri kiliziya, yego, wayoboye santarare hano i Murambi, ariko noneho n'ubwa mbere ugiye kuba ku rwego rwa komisiyo kuyobora imiryango remezo yose muri paruwasi. Izo nshingano nagivuga nk'abantu bateza ngo ese urumva uremere bwazo, ni izihe ngamba cyangwa se ni izihe ngamba ufite kugira ngo uzasoze neza inshingano zo kuyobora komisiyo y'imiryango remezo? Murakoze cyane. Muri kiliziya ni ugufatanya. Igihe cyose iyi komisiyo nzaba nyirimo, abakuru b'impuzamiryango remezo nkegerana nabo, izo ngamba za mbere, tukegerana tugahana ibitekerezo. Ndakeka ko bizamfasha kugenda neza, ndetse nkegera n'abakuru b'imiryango remezo kugira ngo menye neza ubuzima bw'imiryango remezo bwa buri munsi, bityo twubake kiliziya. Kandi muri kiliziya bisaba gukorera hamwe twese dufatanya urunana. Murakoze cyane. Murakoze cyane Strato. Haba hari aho wumva uzashyira ingufu kurusha ahandi, cyangwa se uzibanda bitewe wenda n'imbaraga nke cyangwa se ingufu nke mu miryango remezo, ishusho rusange waba ufitemo aho uzashyira ingufu, imiryango remezo waba uzi aho uzashyira ingufu cyane?
murakoze cyane. Iyo turebye ubuzima bwa kiliziya abakirisitu hafi ya bose cyane cyane kwitabira isangirabuzima ubona bagenda bigura intege. Njye ku bwanjye numva nifuza ko isangirabuzima ari ryo rizaba ishingiro rya komisiyo y'imiryango remezo, gushishikariza abakirisitu kwitabira isangirabuzima kandi tukamenya neza intego yacu ya paruwasi yacu, isaha y'umuryango tukayishyira imbere, tukagerageza uko dushoboye kose tugafatanya urunana, ariko cyane cyane dushingiye ku bwitabire bw'imiryango remezo. Murakoze cyane, ntabwo nshaka gutinza gahunda ya hano santarari irakomeje. Nagira ngo mbifurize ishya n'ihirwe mu buyobozi bwa komisiyo y'imiryango remezo, kandi mbifuriza n'umwaka mushya muhire uzababera umwaka w'amahoro mumurikiwe na Kristu mwami amahanga nk'uko twabyizihije uyu munsi. Murakoze cyane. Inshuti bakunzi bakristo bavandimwe, twabanye kuva mu gitondo tugeze ku musozo w'igitambo cya misa yaberaga ahangaha muri santarari ya Murambi, santarari yitiriwe Mutagatifu Paulo. Ni santarari twavuga ko ari imwe nubwo hari santarari y'Inyarurembo muri paruwasi ya Gikondo, ni santarari ebyiri. Uyu munsi rero hano i Murambi hakaba habaye misa yo kwizihiza nka kimwe n'ahandi umunsi mukuru kwigaragaza kwa Nyagasani Yezu Kristu urumuri rw'amahanga, ariko hano i Murambi kaba byari akarusho kuko ariho bamurikiwe, abakristo bamurikiwe, abayobozi b'inzego za paruwasi baherutse kwitorera, ni ukuvuga abayobozi kuva ku rwego rw'impuzamiryango remezo, abayobozi ba za santarare, abayobozi ba za komisiyo ndetse n'abayobozi bagize biro ya paruwase nk'uko baherutse gutorwa mu minsi ishize. Uyu munsi rero y'igitambo cya misa gihumuje akaba ariho ubuyobozi bwa paruwasi bwerekanye abayobozi batowe ndetse banagezwaho raporo y'ibyakozwe muri uyu mwaka dusoje, mwaka wa 2025. Byari ibyishimo byiza kuko ni igikorwa gisa naho ari ubwa mbere kibaye, aho abayobozi batowe mu nzego zose za paruwasi baje kumurikirwa abakristu muri santarare ya Murambi hano muri santarare yitiriwe Mutagatifu Paulo. Igitambo cya misa kikaba cyatuwe na padiri mukuru wa paruwasi ya Gikondo, Padiri Nsabimana Jean Pierre Mihigo, kandi twibutsa ko hano Igikondo uyu munsi kimwe n'ahandi twizihije umunsi mukuru kwigaragaza kwa Nyagasani Yezu Kristu. Gikondo muri aya masaha bakaba bari basoje misa y'igitambo cya misa ya gatatu, aho bizihije umunsi mukuru wa Noheli y'abana, nabo tukaba twifatanyije nabo mu gukomeza mu byo byishimo bya Noheli umukiza watuvukiye. Reka rero natwe dusoze tubashimira kuba mwabanye natwe, kandi dukomeza kwifuriza abayobozi bose batowe kujya mu nshingano neza, bamurikiwe na Kristu urumuri rw'amahanga, bamukurikire kuko ari we bemeye gukorera. Twese rero twifurije umwaka mwiza, umwaka w'amahoro n'ibyishimo, umwaka w'imigisha, kandi twifuriza inshingano nshya ku bayobozi bashya batowe. Mwese rero tuyifurije namwe kuzagira umwaka mushya muhire. Nyagasani akomeze atubere urumuri mu nshingano twese twatorewe mu miryango yacu. Mwari kumwe na Joseph Mukiza hano i Murambi na Yves ku buhanga bwa kamera. Mugire umunsi mwiza.